rero hari ukuntu twebwe abadamu tubikora ari fieri tukumva turashaka gusa kwa kundi dushaka ariko biriya bintu bigira n'ingaruka hari ukuntu witukuza umubiri wawe ukagenda murandeba ukagenda ukaba nk'inyama y'inyoni. Inyama y'inyoni gutubwo ntago urumva biri bungore kubikubwira ariko ndimo ndabariza n'abandi hari umuntu rega nawe ushobora kuba atarumva inyama y'inyoni uko imeze. Nyine umva nkubwira buri inyoni la protection de mon cœur ni dans l'intime wawe. Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Ndagusuje cyane nkwifurije amahoro n'imigisha biturutse ku Uwiteka. Nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza kandi nimba ari na nimugoroba gira umugoroba mwiza. Twahageze rero ni handi kuri la protection de mon cœur. Ndabizi ko mumaze kwakura byinshi bikomeye kandi bibatungira ubugingo. Usibye n'ibyo bintu nabashoboza kubaho mu buzima bufite intego kandi intego nzima zigera ku ntsinzi. Rero tudatinze reka twakira umukozi w'Imana yambaye neza arasa neza. Karibu. Murakoze cyane. Ariko yibutsa abadukurikiye ubundi. Ese buriya hari gerega uvuga ukagera ukabona ugiye kubindondogozi gusa abo tujya dukunda kubana ahangaha kuri la protection de mon cœur ndabaramukije cyane biteka abaho umugisha. Amen. Ntabwo nyandenga aho ngaho. Oya birumvikana kandi byo si igitangaza ko ari umuntu nyine wenda ashobora kubazwa n'abantu benshi bitewe n'uko anyura ahantu hose bagakoma amashyi bakagira gute kagira ngo buri muntu wese aramuzi ariko ndagira ngo mbibutse ko yica n'utwatangiye dutangira ku musubscriber umwe kandi uko umunsi ugenda ushira tugenda twunguka benshi. Rero niyo mpamvu nyine umuntu agira gutya akivuga cyangwa se akigaragaza kuko hari benshi baba bageze hano bagasanga n'ubwa mbere bahageze ariko wenda twabibutsa ko ahangaha ni nko mu rugo ni ahantu twigira amabanga menshi atandukanye adufasha kubaka ingo nzima, ingo zishimirwa n'Imana kandi ingo zikomeye kuko burya urwubatswe n'Imana ntirusenywa n'umuyaga. Uyu munsi rero mutuzaniye iki? Uyu munsi ndashaka kuganira n'abadamu ku kintu kijyanye cyangwa se ikintu cyatubase twebwe abadamu kandi kitari cyiza, ikintu cyo kwikoroga ku bitabo bya mukorogo. Urumva mukorogo ni ikigo ngo mukorogo ni amavuta abakoroze avanzemo ibintu byinshi cyane bitandukanye bihindura cyane uruhu rwacu. Ubwo ni ukwihindura inzobe ukaba uri umwirabura ugashaka kuba nk'abazungu. Akabura nta muntu w'inzobe ujya wifuza kwikaraza ku buryo yakwisiga siraje bijya bibaho. Ku buryo yakwisiga siraje ntabwo bijya bibaho. Ngo nawe nyine yihindura igikara. Oya ni ukuvuga ngo twese tuba dushaka kuba abazungu. Ariko ariko kubera iki ubundi nge hari ibintu njya nibaza umuntu yakira bakaba bateye uriya mutipe yabaye umuzungu ni ukubera iki batebanga uriya mutipe yarakize yabaye umwirabura ni ukubera iki? Impamvu bavuga gutyo ni ukuvuga ngo abazungu baduhatse uhereye kera kose abirabura bazi ko abazungu bakize bageze iyo bajya kandi burya habamo n'abatindi bari hasi yacu. Utambwira ko abamuzungu urwara imyate uwo ngo ariko ntago ajya aza mu Rwanda heri wabo kuko kumva nawe iyo myate kuyurirana indege abana mugani babaje noneho burya abo tubona bose ni abantu bakomeye ntago ari ukuvuga ngo umuntu yapfa abana mugano zikari byo kandi bura natwe umunyarwanda babona muri Amerika bakamubona nibura byanze bikunze agera yari umuntu usa neza kuko urumva umuntu wabashije gutega indege ako kantu ndakamenya ako nako kakongerera amaranka. Tukirwa tuvuga ngo ariko nga filime ngo z'abahinde ngo abahinde wagira ngo bariremye nanjye nkibaza umuntu ukina filime ikazi kagera mu Rwanda aba ari intoranywa bari abantu aba ari intoranywa birumvikana ni ukuvuga ngo nyine tukiri aho ngaho two kujya kure ya suje yacu suje nyine y'abantu bihindura abazungu ni ukuvuga ngo twebwe umubiri w'inzobe cyangwa se kuba wahindura uruhu rwawe ukaba umuzungu ni ibintu twashyize imbere cyane
abantu cyane cyane igitsina gore, usibye ko nsigaye mbona n'abantu b'igitsina gabo basigaye bitukuza nabo bakisiga mu korogose, yego, cyangwa binyiza no mu cyuma wenda ko nabyo wamenye uko bigenda, ariko baritukuza, reka tubyumve gutyo. Rero hari ukuntu twebwe abadamu tubikora ari fieri, tukumva turashaka gusa kwa kundi dushaka, ariko biriya bintu bigira n'ingaruka. Hari ukuntu witukuza umubiri wawe ukagenda, murandeba, ukagenda ukaba nk'inyama y'inyoni. Inyama y'inyoni gutubwo ntago urumva biri bungore kubikubwira, ariko ndimo ndabariza n'abandi, hari umuntu reka nawe ushobora kuba atarumva inyama y'inyoni uko imeze. Nyine umva nkubwire, buri inyoni iyo wayipfuye, nyine iyo yapfutso amababa, simvuge ngo wayipfuye, kuyibona yapfutse amababa, akanyama kayo kaba kareberwamo nka miruari, kaba kameze ukuntu ku buryo ukareba ukabona ni nk'indorerwamo, sibyo? Kandi mo ndabona inyoni yari hejuru, ubusa umuntu yabona uko ayipfura ngo arebe, ariko nakunda ubwo uzayibona hafi azapfura arebe ukuntu. Aho unayipfuye sinzi, buriya ni ukwangiza ibidukikije, ikindi buriya ni uguhotera uturemwa tw'Imana. Ariko nyine urumva ahangaha nyine kari kaje nk'imfashanyigisho. Iyo umuntu yitukuje cyane, hari ahantu uzamureba ureba ku mubiri we, ukajya ureba imitsi y'imbere ukayibona. Ukabona aho ziko ari byo njya mbona we. Ujye ubibona? Ukabona umuntu afite imitsi wagira irimo amaraso. Wanareba n'umubiri we, ukajya ubona wenda nko ku mubiri we ahahiretse ibintu by'amaraso, habaye umutuku w'amaraso, aha haba inzobe isanzwe, habigenda gutya na gutya gutya na gutya. Ibyo ngibyo twese nta muntu utarabikoze, tukiri n'abana twarabikoraga, ariko uko ugenda ukura, impamvu nyizanye nka sije tugiye kwigaho, wenda ububi bwabyo, iyo ugenda ukura hari ibyo ugenda ubona, nawe hari igihe wanabyibonaho ukamenya ingaruka zabyo. Ingaruka ya mbere bavuga ishobora kuva kuri uko kwitukuza, cyane atuma umuntu wese abitinya, ni ukuvuga ngo buriya iyo ukoze nka accident cyangwa habonetse iyindi mpamvu ituma uri bujye kwa muganga bakakubaga bakakudoda, ni ukuvuga ngo uriya mubiri uba waramaze kuba deshire, wari wabura inyama zivuye muri firigo zimazemo iminsi, urayitetse, iyo kigakoza mu mavuta gahita gashwanyuka, kuko kaba kara navuga burese navuga ko yaboze we. Ni nka iba yaraboze, ariko nyine ikabura mu buryo bw'igifiri. Nuriya mubiri rero wakunze kwikoroga cyane, kenshi cyane, ugera igihe ukamera nk'iriya nyama, ukamera nk'uwaboze, ku buryo buriya iyo bakubaze bakakudoda, indodo urashwanyuka cyore. Yego. Hari ukuntu uzumva nk'umuntu ngo yagiye kwa muganga ngo baramudoze, ngo ariko bamusubijeyo yarashwanyutse. Akenshi ziriya ndodo urumva ziba zakubitanye na wa mubiri umeze nk'uwaboze, woroshye, sibyo? Woroshye ukuntu ubwo baye nk'ingurube bakuyeho uruhu. Yes. Noneho ugasanga rwa rudodo rureretsemo, reka bari ko mbivuga, ejo rugashwanyuka. Iyo ni ingaruka nyamukuru ishobora kuba ku muntu wikoroze, sibyo? Ariko siko numvise ngo hanabamo kanseri, nibyo? Yes, na kanseri zibamo. Noneho wenda tubisanishe n'abantu bajya bakunda ibintu byo kwibagisha. Hari ukuntu umuntu abaho akaba ari deforme, ufite umubiri. Twebwe abadamu igitsina gore dukunda kubaho, dukunda imiterere myiza, mbese mu nda zeru nk'aho ivubi, hasi nk'aho igisabo, nyina turamuna abyibushye nk'umukinda, n'agatuza nako buriya ni kimwe mu bituma tuba beza, sibyo? Hano hari ukuntu muri ibyo bitatu, inda, ikibuno n'amabere, hari ukuntu umuntu abona ari deforme, ukuntu mo kimwe muri ibyo ngibyo wenda hari n'ubona byose byarivanze, byaraje byivanze, sibyo? Noneho agatekereza kuvuga ngo reka njye kwibagisha kugira ngo ngire tayi imeze gutya.
kuko bashobora gukuraho ikibere bakarigabanya sibyo bakarigabanya bakarigira ritoya wenda yanyama bakajya kuyitera niko nekereza bakayitera ku ko kibuno nyenda byumva ko bibagisha ariko sindabona umuntu wibagishe nga nambye ngo bimeze bite cyangwa bayikura ku ibere ukagenda ukayitera hano inyuma byashoboka bya bindi by'inyuma bikaba biraje hari ukuntu urabona ibumba buriya iyo ufashe ibumba ukuntu ushobora kurikoramo umuntu sibyo cyane rwose ibumba waritobye icyondo cyaryo ugiye gukoramo umuntu hari ukuntu ugenda umanyuraho utera hari ugashyiraho akaboko ugateraho ugashyiraho udutoki ugateraho ugashyiraho itako kuri rero ugenda urifata womekaho nkeka nabisanisha nuko kuntu babaga umuntu wenda bakabaga hanini bakasena bakagira uko bakashyira ku rugero bahashakaho bakongera hahandi ubona ko akeneye kongerwa ngeri ko bitekereza sibyo nyene nanjye ndumva biteye amatsiko yego ariko se umuntu uri ubu nta muganga udukurikiye byura ngo yandike muri comment uko babikorera azakibona umuganga se abaganga bari ku isi ni benshi noneho rero urabona kuri umuntu ajya kwibagisha nawe bikurure ubyiyumvisha abenshi bakuramo kanseri warura uri muzima uko waruteye kose akwa rufite ubuzima ugiye rero kwibagisha bya bindi ushaka kubaga ntazi byari byo kugira ngo uze kuri taye bumva ushaka uhise ukuramo kanseri urungutse nibwo uhombye rero abadukurikiye cyane cyane igitsina gore bumve yuko uko kuntu Imana yakuremye sibyo ukuntu Imana yakuremye kwaba kwiza cyangwa kubi ukwe kunyurwa nako sibyo erega ubundi abantu nibamenye ko turemwe mu ishusho y'Imana uko nguko nyurwa nuko nguko byanze bikunze Imana yakuremye neza nimba yaragwaye amaguru ateye uko nuko ateye nimba ufite imiterere imeze uko nuko nguko iri rero n'umuntu nagukunda azagukundira uko nguko uri kuko byanze bikunze Imana yakuremye ifite uwo yakugeneye yego wireba wa runaka ngo runaka ameze gutya ngo naye ndashaka kumera kuriya burya akenshi umuntu yambaye inkweto itamukwira iramurya ifite numero cyangwa iramukomeretsa cyangwa se cyaba ari kinini bikamusaba gupakiramo ibitambaro kugira ngo bimukwire ari usanga abantu bigira gutyo na gutyo na gutyo ariko burya umuntu yagakwiye kunyurwa nuko ari bonye niko mbitekereza ariko hano turi mu ishuri urumva iki twicaje aha no kugira ngo nige nawe wige n'undi udukurikiye nawe yige mu by'ukuri wenda nka kira kintu cya mukorogo buriya sinkubeshye umudamu wese yava akagera akunda gusa neza akunda kuba inzobe sibyo oya ntabwo akunda kuba inzobe muri rusange dukunda gusa neza kandi muri kwa gusa neza no kwisiga n'utuvuta twiza kanisiga na ka fondote yego na pudure n'imicanga harya ni ingwa sinzi ibindi bashyira nyine ukabona ariko urumva objectif tuba dushaka kuba beza rero iki kintu cya mukorogo ntago kitugira beza ahubwo hari naho kiduhindanya ahubwo kiranatwangiriza namugana ukisiga ugahita ugira umubiri ujeho amatashi ukabona intoki n'umukara ukabona mu maso n'inzobe umwe ukabyisiga wa mugani hamwe hakaba umukara andi hakaba umuhondo andi hakabiki ukabona wagize amabara menshi bikorwa n'umuntu utari wabimenya ariko umaze kubisobanukirwa ureba uhita umenya n'ububi bwabyo hari amavuta twisiga ayo mavuta utayabona ugahita ubona ku buryo nta n'uwakunyweraho amazi rero iyo wabibonye gutyo uravuga uti ibi bivuta nabyo ndabona byaneza abantu ugahita uvuga uti giye gushaka amavuta yemeranwa n'uruhu rwanjye buri habaho amavuta akesha umubiri ariko adakoroga nyine wakisiga ukagira po nziza inyerera ngo hari n'amavuta ngarwanya n'iminkanyare akaze koko nibyo uri umukecuru yayisiga gahita asubira ibwana nge ntago mbizi uko ngana nuko nguko ngana iyo minkanyari izanywe nuko ngana biriya nukubeshya nugushaka views n'abantu babashaka amafaranga ariko nge mbona ari n'abantu utanarenganya ukabona umuntu yanditse ku cyapa hano mutugane tuvura indwara zidakira
warangiza wajya kwivuzayo ukazakurekarama ngo ntago wakize, n'ubundi ko wasomye ko bavura indwara zidakira wumva ko wakira gute kandi bavura izidakira. Iya narize ukozera mbese si ibintu bavura byumvikana indwara zidakira bakabikubwira rwose, ukanywa imiti yabo ntukire, ubizi warangiza ngo ukarekarama uti kuki ntakize kandi bavura indwara zidakira. none se nyine si baba ubwo nako babikubwiye ndakamenye nanjye uko nyine urumva. ahangaha twari twibereye kuri ibyo ngibyo, umuntu wenda wafataga ibyo bivuta agashyiraho yumve ko kanseri ishobora kuza, yumve yuko ashobora kurwara ya matashi akaba amadowadowa, yumve yuko mbese urumva ingaruka na kanseri yumve ko nayo yazamo. ahubwo twebwe twisiga amavuta ajyanye n'impu zacu kugira ngo nibura wenda agukesha ariko ntagukobore, kuko buri iyo wikoroza ugakoboka wa mubiri wawe urimo kubora, niko twabibonye. ibyiza rero dushaka amavuta ahwanye n'uruhu rwacu, ubayo nakwisiga siyo wakwisiga siyo runaka yakwisiga, kushobora kwigana yanjye bikakubera bibi. ahubwo buri muntu wese yige kurambagiza amavuta ajyanye na boye ku buryo atamuteza ikibazo, ubundi ubuzima bwendereye. birumvikana kandi abantu bige no kunyurwa nuko bari. kunyurwa nuko turi byo kubadamu ibyo nimuzabizane, igihe cyose duhora dushaka kuba beza. nyine ushobora kuba mwiza ariko utagiye ibintu byo kuba ngo ugiye wenda kwisiga ku mubiri ugacyane, birumvikana, ariko se no kwibagisha ngo nuko wanze kunyurwa. icyo kwibagisha cyo ntago nkemera. afazari ni wagenda ukavuga ati nubwo nta nyashi mfite reka nzitsungurize mu mutima, ukagenda ubwo nyine ubonye nta nyashi ufite kugira ngo ujye komora ahantu womekaho, bitwara uko wajya kugura bya bikabutura ukambara cyangwa se ugafata ibitambaro ukarunda mukagenda kugira ngo wibagishe. ibikwangiriza uruhu ntukabikora, ibikwangiriza umubiri ubyihorere, gumana naturalite yawe cyangwa se uko Imana yakuremye ngayo nguko. batwumvise bagubwe neza, ubundi twabasezera bagubwe neza, mugire ishya n'ihirwe, imigisha n'amahoro mu byo mukora byose. amen 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 amen.